Amahoro bana b'Imana, dore amasomo yo kuwa gatandatu w'icyumweru cya 30 tariki 31 Ukwakira 2020. Isomo rya mbere ni ryo mu Paulo mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa mbere umurongo wa 18 kugeza ku 26. Bavandimwe, bamwe bamamaza Kristo bahimana kandi baryarya, bibwira ko bongera ubari bw'ingoyi ndiho. Uko biri kose baryarya cyangwa se babikora babikuye ku mutima, mfa ko Kristo yamamazwa ngiki kinshimisha, ndetse bizakomeza kunshimisha iteka, kuko nzi neza ko ari byo bizangeza ku mukiro, mbikesha amasengesho yanyu n'inkunga ya Roho wa Yezu Kristo. Icyo ntegereje kandi nizeye ndashidikanya nuko ntazakorwa n'isoni, ahubwo ubu n'iteka ryose nzahisha Kristo ikuzo nta mususu, haba mu bugingo bwanjye haba mu rupfu rwanjye. Koko rero Kristo niwe bugingo bwanjye, ndetse no gupfa byambera ubwunguko. Niba ariko gukomeza kubaho muri uyu mubiri byatuma nkora umurimo wongera akamaro, simbona icyo nahitamo. Ndagirijwe impande zombi, nifuza kwigendera ngo mbane na Kristo, kuko ari byo birushijeho kuba byiza, ariko gukomeza kubaho mu mubiri nicyo mukeneye. Mu by'ukuri nzi neza ko nzakomeza kubaho kandi nkagumana namwe, kugira ngo mujye mbere kandi mushimishwe n'ukwemera kwanyu, bityo nimbagarukamo bizababera impamvu yo kwishima kurushaho muri Kristo Yezu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 42. Umutima wanjye ufite inyota y'Imana nyir'ubuzima. Ivanjili yanditswe na Luka, umutwe wa 14 umurongo wa mbere n'umurongo wa 7 kugeza kwa 11. Muri icyo gihe ku munsi w'isabato, Yezu yinjira mu nzu y'umwe mu bafarizayi b'abanyacyubahiro kuhafungurira, naho bakamugenzura. Amaze kwitegereza ukuntu abatumirwa bihutira gufata imyanya y'icyubahiro, abacira uyu mugani ati: igihe bagutumiye mu bukwe, ntukishyire mu mwanya wa mbere, hato mu batumiwe hataza ukurushije icyubahiro, maze uwabatumiye mwembi akavaho akakubwira ati: muvire mu mwanya. Icyo gihe wakorwa n'isoni ukajya mu mwanya w'inyuma. Ahubwo nutumirwa ujye wishyira mu mwanya w'inyuma, kugira ngo wagutumiye naza kubwira ati: mugenzi wanjye igira imbere. Icyo gihe uzagira icyubahiro imbere y'abandi batumirwa bose, kuko uwikuza wese azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi akazakuzwa. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, nimuce bugufi dukuze Imana. Amasomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana ku mugenzo wa gipfura wo kwiyoroshya. Ijambo ry'igifaransa humilité bivuga kwiyoroshya, biva ku kilatini humus, bivuga ifumbire y'igitaka. Umuntu wiyoroshya rero nujya hasi akamera nk'igitaka, agasuzugurika, abandi bakamugenda hejuru, bakamukandagira, bakamukoresha yewe nk'ivu, mbese akaba igikoresho cy'abandi. Naho abiyemezi bo bajya hejuru, bishyira hejuru y'abandi, bakabakandagira, bakabahindura ubushingwe, bagaharanira imyanya y'icyubahiro yo hejuru ya mbere, nguko kwibonekeza. Mbese humilité ni humiliation, ni uguseba mu maso y'abantu, ariko imbere y'Imana ugakuzwa. Paulo intumwa ya Kristo ari ku ngoyi y'uburoko, baramufunze ngo bamucishe bugufi, bamusebye, ariko icyo gisaba cyakira neza nk'urwego azuriraho ajya mu ijuru. Ati: koko rero Kristo niwe bugingo bwanjye, ndetse gupfa byambera urwunguko. Amen. Nubwo Paulo afunzwe azira inkuru nziza, yemeye humiliation, igisebo, kuko yizeye igihembo cy'ijuru. Umukristo nyawe nka Paulo yigana Kristo wemeye agashinyaguro, gutukwa, bakamuciraho urupfu, yiyambuye ikuzo ry'icyubahiro ry'ubumana ngo twebwe abantu dukire. Ese ngewe iyo mpuye n'ibisebo nanjye ndabyakira, kugira ngo Kristo abe ari we ukuzwa? Nkoresha n'icyubahiro mpabwa kuri iyi si, cyangwa mparanira imyanya y'imbere, imyanya y'isi, nuko amakuzo y'isi akanyibagiza umwanya w'imbere w'ijuru? Yezu aratuburira uyu munsi mu Ivanjili, nyuma y'uko amaze kwitegereza ukuntu abatumirwa bihutira gufata imyanya y'icyubahiro. Iyo wihaye umwanya w'imbere utari uwawe, ukorwa n'isoni, ugaseba, bishushanya umukristo ushobora kwiruka mu by'isi cyane, agatera imbere, agatumbagira, akabona ibintu n'amafaranga menshi, za promotion, kuzamuka mu ntera, ariko ku munsi w'ubukwe bwo mu ijuru nta mwanya afite mu nzu y'Imana, kubera ko yishyize hejuru akiri ku isi. Yezu ati: uwikuza wese azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi akazakuzwa kubera Imana. Umuhanga witwa Gilbert ati: un intellectuel sans humilité est un dangereux imbécile. Umunyabwenge utiyoroshya no kumwitondera, burya n'umuswa w'indani. Niko ko mubyeyi, umuntu wese ushaka kwegera Imana aca bugufi. Umuntu ugiye gusenga aca bugufi, agapfukama, akaramya Imana. Ubuhanga n'ubwenge bushingiye mu guca bugufi, kwiyoroshya ukishyira hasi, humus, humiliation y'igitaka.
mu bintu byananiye shitani no guca bugufi. Shitani ntashobora kwemera gupfukamira Imana, n'abakorana na shitani bose kwiyoroshya birabagora. Kubera iki? Banga guseba. Mu ruganda rumwe rwo hirya kure muri Afrika, boss yari afite umusore w'umunyabintu yizeraga cyane, nuko amushinga umutungo we wose w'uruganda, amafaranga, ibintu n'abakozi. Ahasigaye boss yigira gusura izindi nganda ze. Uruganda hari higanjemo abakozi b'abakobwa. Boss yazaga buri kwezi kureba uko imirimo iri kugenda, ariko icyamutunguraga nabi nuko yasangaga hari ihindagurika ry'abakozi rikabije. Abonye atangiye guhomba cyane, ahamagara umunyabintu we ati, kuki buri kwezi nsanga wahinduranyije abakozi? Nuko abagiye kumenyera ngo bakomeze bakore neza ugahita ubirukana. Umunyabintu ati, abakozi baragoranye, n'abanyagasuzuguro bakabije, birirwa bagusebya databuja, nkabona nta byihanganira. Nuko shebuja aramwihorera, yisubira mu zindi gahunda ze. Nuko hashize igihe hongeye guhindukira nyuma y'amezi nk'atatu, noneho hasanga hari umukobwa umwe washoboye kuramba mu kazi. Boss ashima umunyabintu we ati, noneho komerezaho, ntukiri kwirukana abakozi. Mu minsi iri imbere ndaguteza indi ntambwe nkuzamure mu ntera, kuko uri umunyabintu mwiza. Hashize iminsi mike, wa mukozi w'umukobwa wari washoboye kuramba mu kazi, ngo kubera ko adasuzugura, aza kwandika ubutumwa bugufi message ati, yanda wanteye, nabonye udufasha kuyikuramo, nkuko wabinsabye ngo udaseba bakakumanura mu ntera. Shakisha rero 100,000 unjyaneyo kuyikuzamo bitarakomera, ubundi twikomereza imirimo bitaragera kwa boss w'uruganda akakwirukana. Wa mukobwa na stress nyinshi yari afite, ubwo yari yaranditse muri telefone ye boss wa mbere na boss wa kabiri. Nuko rero aribeshya ayohereza boss wa mbere. Ubwo message rero ibirayobye. Boss mukuru ayibona ari mu nzira, agiye kongera wa munyabintu we inshingano zimuzamura mu ntera. Nuko asubiza wa mukobwa amubwira aho amusanga. Wa mukobwa hageze asanga ni boss mukuru, isoni ziramubumba, atungurwa nuko ya message yayobye. Agira ikimwaro. Boss mukuru aramubwira ati, aho gutanga amafaranga ukuramo iyo nda, reka tuyatange mu kwita kuri uwo mwana, ntumugirire nabi. Wa mukobwa yumvise ko boss amuhumurije, yisubiraho kuri wa mugambi mubisha. Nibwo atangiye kujya abwira boss ukuri kose n'ingorane abakozi bahuriye nazo mu kazi. Ko umukobwa wese umunyabintu we yasabaga ko baryamana, amwizeza kumwongeza umushahara no kumugumisha mu kazi. Uwo mukobwa yabyanga agahita amwirukana. Nanjye rero narabyemeye, amfatiranyije n'ubupfubyi, none binkozeho ndasebye. Babyeyi, nguko ko abantu bamwe bishushanya mu kazi, ntitumenye neza impamvu abakozi bamwe bataha abandi bagasigara. Ese koko nagasuzuguro? Ese wasanga nawe ujya witangaho ruswa ngo bakongeze umushahara uzamuke mu ntera, ukazamuka mu ntera ukabona ibifaranga byinshi, ariko ukicuruza ugatanga umubiri wawe, ariko roho yawe ikazabura umwanya w'imbere mu ijuru. Dusabira abakozi benshi bari ku ngoyi z'ababosi babo. Hari ababosi benshi bafatiranya abakozi bakabafatiranya n'ubukene, ibibazo, ubupfubyi, ubukene. None rero umukozi, hitamo akazi cyangwa Imana. Abantu benshi banga guseba mu maso y'abantu, ariko bagasebya Imana. Ariko amaherezo ikibi ntikihishira. Umunsi umwe igisebo noneho gishobora kuzaza ari rurangiza. Niduce bugufi babyeyi. Umugenzo wo kwiyoroshya uzirana n'ingeso mbi y'ubwirasi. Mu mizirindwi y'ibyaha ari ukwikuza, ubugugu, ishyari, uburakari, ubusambanyi, ubusambo, ubunebwe. Muri ukaze cyane kurenza indi n'ubwirasi. Niwe shefu w'aba bashefu, bawita mu izina ry'icyubahiro umuzi w'imizi y'ibyaha. Uyu muzi wo kwikuza uhisha mu yindi. Mbese iyo ubishishoje neza usanga buri cyaha cyose kibaye utaburamwe agace k'ubwirasi gakubiyemo. Kandi buri muntu burya yigiramo agashyarigeshwa ku kwiyemera, usibye ko tugenda turushanwa. Babyeyi, nitwitonde, hari ibimenyetso byinshi by'ubwirasi bigenda bitwihishamo. Umwirasi ati, ndihagije, ntawe nkeneye ko mfasha. Ubundi ati, ninjye ufite ukuri, avoir toujours raison, ntabwo nibeshya. Ngo kurega abandi, kuregana nk'umwana, gushinja abandi, kwishyira imbere, kwiha imyanya y'ibyubahiro, hanyuma no gutemera abamuvuga nabi, ntiyemere critique, ntiyemere ibisebo. Nguyu munyabintu twumvise. Naho umuhanga Cicero ati, plus on est placé haut, plus on doit se montrer humble. Uko ugenda ukomera utumbagira, nako wakagombye kugenda urushaho kwicisha bugufi. Amen. Nyagasani Yezu, mu mutima wiyoroshya, ndusheho kugukunda kandi ngukorere wese, mfashe n'abandi gukwegera mu bwiyoroshye. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Asifiwe, asifiwe, asifiwe.